Furiza amahoro n'imigisha umwami Yesu Kristo atanga, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya nanone turagarutse kandi tugarutse dushima Imana nyuma y'igihe kitari gitoya twari tumaze tutavuga ku bijyanye n'amagara yacu. Turagarutse mu insanganyamatsiko ivuga ngo ibiribwa nk'imiti. Insanganyamatsiko yacu ivuga ngo ibiribwa nk'imiti, tugiye kurebamo imbuto 12 zishobora gufasha abantu badafite ibitotsi cyangwa se bakunda kugira akaduruvayo mu bitotsi, ibitotsi byabo byavuye ku murongo. Ntabwo turi burebe rero impamvu ishobora gutuma umuntu agira ibitotsi. Abantu bagira impamvu nyinshi zituma bashobora kubura ibitotsi bitewe n'agahinda gakabije, kugira depression, guhangayika, imibereho, cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge, kunywa ama-energy menshi, amakawa menshi, bishobora gutuma ibitotsi biva ku murongo bitewe n'imigirire yacu. N'ubundi turi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo ibyo kurya nk'imiti cyangwa se ibiribwa nk'imiti. Turareba ubwoko bw'imbuto 12 umuntu ashobora gukoresha. Umuntu wese agomba kurebamo izo yabasha kubona kugira ngo ibitotsi bye byongere bisubire ku murongo. Mbibutse yuko imbuto zirimo ibintu birinda indwara. Ni kimwe imbuto n'imboga. Rero mu itangiriro igice cya 29 Imana yabwiye Adamu na Eva ngo dore mbahaye ibimera bizaba ibyo kurya byanyu. Rero Imana yaduhaye ibimera. Hari abantu benshi batizera imbaraga iva mu bimera. Rero ibimera birimo imbaraga igenza gute ivura. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye ko ushobora byose. Uyu mwanya twicaye hano tuje kwiga uburyo twagira amagara mazima. Turagusabye ngo tuyoboze ubuntu bwawe. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Insanganyamatsiko n'ubundi iravuga ngo ibiribwa nk'imiti. Ibiribwa nk'imiti dufite hano ubwoko 12 ushobora gukoresha ku muntu wabuze ibitotsi. Abantu bagira ibitotsi bikeya, abantu bafite ibitotsi byajemo akaduruvayo bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Tugiye kureba ibintu bashobora gukoresha kugira ngo ibitotsi byabo cyangwa se systeme y'ibitotsi byabo yongere isubire ku murongo. Bibutse yuko kugira ngo umuntu agire ibitotsi bikeya bishobora guturuka ku mpamvu nyinshi zitandukanye, ariko noneho ni icyo bita intungamubiri ya potassium iba yagenze gute, iba yaramanutse. Rero ibi biribwa biba bikunganye kuri potassium n'izindi ntungamubiri ku buryo bishobora gufasha umubiri nanone kongera gusubira kuri systeme yo kongera kugira ibitotsi. Tugiye kureba urubuto rwa mbere. Urubuto rwa mbere ni ripe pepper. Ripe pepper ni ipapayi nyine. Ipapayi twagiye tubona muri video zabanjije yuko ipapayi ari amata yayo. Amata y'ipapayi ashobora kugenda gute, ashobora kuvura amibe. Se ibi bintu ntibitangaje mu mbaraga y'ibimera. Imbuto z'ipapayi izi ziba mu ipapayi imbere, umuntu azise akazivanga n'igikakarubamba, ugashyiramo tungurusumu, ugashyiramo wenda ukavangamo n'umutanzania. Birashobora kuvura inzoka ya amibe, cyangwa se bigatuma umuntu ufite constipation yituma neza. Rero urubuto rwa mbere ni ipapayi. Ipapayi irashobora gufasha kongera kugarura umuntu ku bitotsi yahoranye mbere, cyangwa se kubaka systeme y'umubiri, umubiri ukongera ugasubira kuri gahunda. Urubuto rwa kabiri tugiye kureba ni pineapple. Pineapple ni inanasi. Inanasi nayo irashobora kongera kugarura ibitotsi ku murongo. Rero umuntu ufite iki kibazo biba bisaba byibura kubona agapande kamwe k'ipapayi ku munsi, cyangwa se kubona agapande k'inanasi nimugoroba ugiye kuryama, cyangwa se mbere y'amasaha 2 cyangwa se 3 ugiye kujya kuryama. Urubuto rwa gatatu ni avocado. Avocado nayo igiramo amavuta meza ari naturel. Avocado ishobora kugabanya ibinure ku bantu bagira umubyibuho ukabije, ishobora kugabanya ibinure. Avocado ishobora kongera nanone ibitotsi ku bantu batakaje systeme y'ibitotsi yabo yajemo yahungabanye. Hano hari imbuto nyinshi rero tumaze kuvuga 3. Harimo imbuto zishobora kuboneka n'izo utabona hano, ariko wareba muri izi mbuto kuri iyi foto izo ushobora kubona ukaba arizo wakoresha nta kibazo. Urundi rubuto ni urubuto rwitwa yechi. Yechi ntago ari urubuto rupfa kuboneka hano iwacu, ariko nabwo rushobora gufasha. Urundi rubuto rushobora kugufasha kongera kugarura ibitotsi by'umuntu ni grapes. Grapes ni imizabibu. Imizabibu iraboneka ariko irahenze, ariko igihenze cyane n'ubuzima bw'umuntu cyangwa se n'amagara. Imizabibu nayo uyibonye ushobora kongera kugarura systeme y'ibitotsi byawe, kongera ukagira ibitotsi. Rero urubuto rundi rukurikiyeho barwita rongani. Rongani ni icyo bita iminofilia. Iminofilia nayo ni imbuto za kera zidapfa kuboneka, ariko iminofilia
iraboneka ahantu henshi hari ibiti by'iminofiriya. Iminofiriya ku muntu wayibonye irashobora kongera kugarura sisiteme y'ibitotsi byawe, ukongera ugasubirana ibitotsi byawe mu gihe wayikoresheje. Izindi mbuto ni izitwa blackberries. Blackberries ni inkeri zishobora kuba ari iza kizungu cyangwa se iza kinyarwanda. Uburyo wazibonamo zose zishobora kugenza gute, zishobora kugufasha kongera kugarura ibitotsi byawe bikongera bigasubira ku murongo. Urundi rubuto rwitwa metranei figa, rwo ntabwo rupfa kuboneka inahangaha ariko ahandi ruba ruhari. Uramutse urubonye byaba ari sawa, ariko utarubonye wakoresha izindi zibasha kuboneka. Izindi mbuto nazo bazita cherries. Nazo ni imbuto zishobora, uramutse uzibonye, zishobora kugarura ibitotsi byawe ku murongo. Urundi rubuto tubonamo hano kuri iyi foto ni bananas. Twagiye tuyivugaho mu bihe bitandukanye. Bananas nayo ishobora kugarura potassium yari yaravuye ku murongo, ukongera ukagira ibitotsi. N'umutobe w'ibitoki ushobora kongera gusubiza, uramutse ubonye ushobora gusubiza ibitotsi byawe ku murongo, kuko ukungahaye kuri intungamubiri ya potassium nyinshi cyane, ku buryo umuntu wanyweye umutobe abasha kuruhuka neza, abasha gusinzira neza. Urundi rubuto rwitwa kiwi. Ntago ari urubuto rupfa kuboneka, ariko nko mu mijyi minini rushobora kubonekayo. Wenda mu cyaro ntiwarubona, ariko mu mijyi, mu masoko yo mu mijyi zikunda kuba zirimo izi za kiwi. Ariko utayibonye wanakoresha banana, wakoresha imizabibu, wakoresha iminofiriya, wakoresha avoka, wakoresha inanasi. Ibyo byose bishobora gutuma ugira ibitotsi bigasubira ku murongo. Mbibutse yuko insanganyamatsiko yacu ivuga ngo ibiribwa nk'imiti. Aho kugira ngo imiti ikubere ibiribwa, ahubwo reka ibiribwa bibe ari byo bikubera umuti. Niyo nsanganyamatsiko yacu. Urundi rubuto barwita peaches. Nayo ntabwo ipfa kuboneka hano iwacu, ariko utayibonye wakoresha ibindi bibasha kuboneka, kuko nayo ikungahaye kuri iyi ntungamubiri ituma umuntu aba yaratakaje. Kubera ingorane zitandukanye. Bibutse yuko umuntu ashobora gutakaza ibitotsi mu buryo bwo kubahura n'ingorane zitandukanye, gukoresha ibiyobyabwenge, guhangayika, kubura abawe, kugira depression, mbega n'abantu bagira ibibazo byo mu ngo. Ibibazo byo mu ngo cyane cyane bishobora gutera depression, abantu bakabura ibitotsi. Rero bamwe bakemura ibibazo mu buryo bashobora guteza ibindi, ugasanga umuntu yabuze ibitotsi, ahubwo aranywa ibiyobyabwenge kugira ngo abone ibitotsi. Akanywa ibiyobyabwenge kugira ngo abone ibitotsi, noneho umubiri ukazasenyurwa na bya biyobyabwenge, bigatuma igihe atabonye bya biyobyabwenge adashobora gusinzira, noneho umubiri ukagenda ukangirika kugeza ubwo n'umuntu iyo migirire ibashije kumuhitana. Kandi iyo atabikora gutyo, yakabaye akiriho akagenda agafasha n'umuryango we. Rero mu nsanganyamatsiko yacu yavuga ngo ibiribwa nk'imiti, twarebaga imbuto 12 zishobora gutuma umuntu yongera kugira ibitotsi. Urakoze rero we wankurikiye, Imana iguhe umugisha. Reka dusoze dusenga. Turagushimira Mwami Imana yacu, tubonye imbaraga iri mu bimera waduhaye kugira ngo ibiribwa bitubere imiti. Turagusabye ngo duhamagare amazima, abarwayi bakize, kandi buri muntu wese umutera umuhate n'umwete wo kurinda amagara ye, kubera ko amagara mazima ari bwo butunzi waduhaye. Turagusabye uduhe kuyarinda. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.